abantu batakirama, ni kuki tubona abantu bapfa vuba vuba, barapfa bakenyutse indwara zarabarenze, n'ibituro byuzuye intumbi ku bw'ipfa ryo ku meza. Iyaba tunywa amazi nk'uko bikwiriye, ibyo kurya bibisi nk'ibyo muri Edeni, tugakora siporo kuri gahunda, ntitwasiganwa ukaburi nk'abarindwi kurushanwa. Iyaba ku meza yacu hari amatunda, ibinyamafufu hamwe n'ibyo binyampeke, tukirinde ibyo kurya by'amapirate, ntitwasiganwa ukaburi nk'abarindwi kurushanwa. Kanseri z'amazi abantu ku bw'imirire, hemoroide, prostate na diyabete, kuribwa mu nda, mu magufa no mu migongo, mu mitwe yacu hararara hahinda mu muriro, mu mara yacu amaze kwibera nka za nkono, ziteka ubugari zigateka n'igikoma, ziteka ibishimbo ntizisukurwe, mu mara yacu hatagera amazi niko amera. Iyaba ku meza yacu hahoraho imboga, hakaba ibimera byiza by'umwimerere, tukajya kugiye kuri gahunda, ameza yacu yahinduka ibitaro bikomeye. Ku meza y'abantu, dore urupfu ku meza y'abantu, dore urupfu ku meza y'abantu, dore urupfu we ku meza y'abantu. Dore isukari, dore umugati, mbega ukuntu biryohereye we, dore urusenda n'umunyu mubisi, dore uruzungu we umva, dore inyama, dore urwo rusosi ngo birashashagirana, ameza ya benshi akubavura yahindutse akaburiri. Babyeyi mugaburi ibyo kurya birengeje saa moya za nijoro, muzame yego bo mugaburira mubishe kandi muzababazwa, ibisambo bivangavanga n'ibiryo, amata, sukari, ibihaza, ubugari, byose bikaroha mu nda, marayika yandika ko biyahuye. Kuryaga kuryama n'ibiryo, isukari, urusenda n'umunyu mubisi, mw'ijuru bazandika yuko ari mwe mwishaho mugaburira. Mu gitondo muje murya byinshi, ku manywa mufungura ibiringaniye, nimugoroba murye bikeya, ubwonko n'igifu bikore neza. Abagabo bakunda inyama cane, bazikenyagura nk'intare zishonje, mwibuke ko zirama imyaka 15 namwe niyo muzarama. Uratwaranirwa we, imbaraga zikabugisha mw'imbaraga. Guhera uyu munsi tumenye kwirinda we, umwami Yesu abidushoboza. Guhera uyu munsi tumenye kwirinda we, umwami Yesu abidushoboza.
munsi tumenye kwirinda we iripfa ryacu turitsinda iteka ryose.